Komera cyane. Komera. Cyangwa hari agapfukamunwa kuri kumera. Ntago rero nakumenya amakuru ndimo. Meze gute? Turaho turashima. Kamparike kano kamoto. Kandi madaka. Tumwana shwaki. Oya ubu ndi wondihuta. Ariko paste kuwampanga. Naguhangitse ikise kandi. Imana umugore wankingiye. Ntabwo ari mu mwuka, ntabwo ari mu mavuta. Umugore nagushingiye. Ntabwo ari mu mavuta. Umva none se njyewe kamparike kano kamoto nje nkubwire. Ako se mparike ibiki. Yanagera mubwire ngo warampangitse umugore wampaye ntagaruka. Umugore wankingiye. Njyewe icyo nshinzwe ni ukubashyingira buriya niwo wari kuzana wese nari kubashyingira. None ariko niho tubwiye ngo Imana ngo Imana iri mu muntu ngo iri mu mugabe karema n'umugore ngo bazabana karama. So bivuze ngo ni ko babigenze. None se byagenze bite? Nyine ko wavuze buri muntu wese Imana yamuremeye umugabo yamuremeye umugore. Nk'ubu ngubu ko tugiye gushwana n'inzara n'undi wa kabiri nawe uzava ngo nawe niwe yandemeye. Mushwana byarangiye warampangitse ndagira ngo warampangitse gendera ndigendeye. Ntago ari njye naguhangitse rero. Ntago ari njye naguhangitse buri ibyanjye byari ukubashyingira gusa nk'abasezeranye. N'ubu ngubu ndi kwihuta ndihuta hari n'abandi ngiye gushyingira. Ariko se wamenye nakumenye nyine ni njyewe washingiwe wa mukobwa w'inzobe mwiza ufite mu nda hanini cyeje byari mwiza ubu byarahindutse cyabaye nk'ikigodi udarwagera nk'iriya nta cyumva bega ahora na stress bega icyo gihe ntabwo wari kumenya ko yari yambaye agapira ariko urumva mubwira uzadusure nzabasura mu rugo nzabasura ariko se nyine n'abandi bose ingo niko zimera ihangana ariko ibiro bya divorce ntagire ubishyira ku wundi gusa nzabasura kandi musenge gusa nyine ugenda nzabasura mu rugo ugenda ubizi ko wampangitse sinaguhangitse aho muri ariko zabase nyine mbwira n'abandi bose ni kuri aba bameze se ngena ndikumva nubwo ndi gushaka ibirayi ariko rwose ngiye numva moto nahita munsi y'umuhanda oya humura si bose ariko nyine bibaho gusa nzabasura mu rugo nzabasura bibaho warangiza ugashingira abantu zikariro ari zira ereke ngewe icyanjye ni ukubashyingira narakubwiye ngo niyo uwo ari kuzana wese akazi kanjye kari ukubashyingira gusa niyo nzana ijini wari kudushingira cyane rwose upfa kuba warishimye warirambagije none se ko nabashyingiye narakurambagirije umva mufite amagambo y'imikino nuko mutarara nuko iwanyu zitararaze cyangwa iwacu niyo nzana ijini wari kudushingira nari kubashyingira da none se ko ari wowe wirambagirije ukaza ngo warashimye mbashyingire ariko se wamumenye uwo mvuga namumenye umwe wambwiraga ngo n'Imana yandemeye si wowe ndimo se yego na wa mufasha wawe namumenye nakumenye gusa nzabasura mu rugo se bimaze iki turi kuralizirara nzabasura dusenge kandi ese icyifuzo cyawe ni iki ndashaka uzadusure mu rugo uvuge ko wibeshye atari umugore wawe oya no ahubwo reka nihute ngende ndiho ndabona amasaha aragera kandi hari abandi ngiye gushingira nkwemereye akantu urumva nuhagera uzavuge ko wari wibeshye kugira ngo ubone uko ntangiza ibintu bya divorce oya ibyo ntabwo nibeshye njyewe nakoze umurimo wanjye nka bishop ngire gutya ngire gutya nje nzabasura mu rugo uzadusura uvuga iki nicyo ndi kukubaza nzabasura erega ubu niwe numvise erega birashoboka ko nawe yaba ari wowe nyirabayaza nusu uzaba mwumvaho iki ntabwo uri kunyumva ntabwo mvuga ikinyarwanda nawe nkeneye kumutega amatwi nkamwumva erega wikwihutira ibintu bya divorce mwana wanjye ibintu bya divorce rwose wibyihutira nzabasura mu rugo hanyuma dusenge kandi dusenge iki noneho ngire gutya oya reka nihute tuzasubira
Agora namenye ko yanakinguriye. Mugeni. Kami. Mbe mu byumba byose nakuguze. Njya mu gikoni guteka. Eyo. Biteze. Ni sawa. Abana ariko guteka byo. Bise ni biki? Ni izindagara. Njya gutanga saa sita neza. Ako tutaje kunyingurira. Ego kunyagasani. Naretse kugeza ngaho urasimbuka igipangu. Aje kuvuga iki? Kuvuga iki? Utanansuza se basi nk'umugabo uvuye guhaha. Nakomanze ku gipangu. N'ubu ngubu moto ndayasize. Ntibigeze ukingura. Ngera kuri salo. Ntibigeze ukingura. None ngeze hano ntibigeze ukingura. Nuko nazo wageze niba ntakingura. Ngo wageze niba ntakingura. Ibyo wakongera kwiyeza. Nasense mvuge ko sigaye ari umuzimu igipangu ndajya gukingura ku gipangu urumva ahantu sidakingura mpita nza vuba vuba none sizamavuta ndaguteka ubwo icyo ushaka ko nkorera ni iki ngahoda ndi umuzimu nuzugo ngende umuzimu nose uri kuvuga ngo sinagukinguriye ntabwo wakinguye nyine ngera niba ntakinguye hano hageze ute none se ushatse kuvuga iki ko wari wakinguye nose unyuze niba ntakinguye ako sije ko swabije unanyobera buri niba ntakinguye unyuze hehe nyine hanze hakingwa ariko so wakinguye ninde wakinguye ntabyo nzize gusa icyo nzira ko manze sinakubona icyo wapfaga so kwinjira ni winjira igihe ushaka niki rero do n'ubwo igikapu navuye n'ubu ndacyacyumana ntacyo bikubwira bena none so ariko nawe nose ukizanya mu gikoni ukora iki ahantu biko nago hasi nose ahantu gahunda nose igikapu kiza mu gikoni ukora iki ahantu hose arafunguye n'ahantu hadafunguye ushaka iki ngo ugeze kuri urwo rwego ibi bintu byose uri kunkora
ibi bintu byose uri kunkora umunsi umwe nzabiguhereza utangira gutuma nibagirwa n'ibyo ndimo ndanateka ahubwo ubundi si ibyo nicyo ujya wibuka umuntu rero amukingurira umugabo niba nagukingura ariko ubundi wanyuze yako ariko ubundi ushaka hiki niba ntagukingure niye unyuze he ubu ngubu umaze kugera kuri ritime yo kubaza icyo ngushakaho ngushaka bwa mbere ntabwo wigeze umbaza icyo ngushaka uyu munsi ndi kuburana ngo nkingura dore umugabo turi kumvuna mvuye guhaha kugeza ubwo mvuye mu byumba byose nakubuze ngo wakire none reka da ntabwo uri kumva ko mfite ukuri ariko uretse amahane uwuzanye basi ukawushyira nko ku meza haya muri ku meza se gute wajya uwucanga kuri geti hariya mba nakomangiye ukaza ukawucanga reba nashyizeho amavuta yego ntabwo uje ngo nguhise inyuma y'igipangu sibyo nta n'iminota uhamaze nta n'iki uje usanga ahantu hose hafunguye mbese n'uhafunguye basi ndetse ninde wundi wafunguye mama ninde ubonye wafunguye noneho wari wavuze ati nkirirwa ko manga ahite yinjira no uraje ndabyumva ni sepfungura nza nirukanka gukomeza guteka uretse gukomeza ibintu aho ngaho ntabwo ibyo bintu okay we nibyo nibyo uransinze kubera iki nyise umuzimu none ntabwo ariko mwese kandi uvuze ngo ubwo nagute ni umuzimu reka nakumva ntabwo ariko mvuze ndavuze se ko ushaka kumbwira ko ntari nafunguye ahantu hose unyuze hehe pas possible ntabwo byumvikana ushaka nunateka uko ngenda aya mazi abira arayagusuruka ngenda umuzimu reka ndangira amatwi urumva ibyo wari urimo uravuga